Uyu munsi nifuje gukora iyi video kugira ngo nganire namwe, mbere na mbere mbashimire uruhare rwanyu n'umusanzu wanyu. Turabasuhuje kandi tubifurije ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Maboko Empire. Uyu munsi nifuje gukora iyi video kugira ngo nganire namwe, mbere na mbere mbashimire uruhare rwanyu n'umusanzu wanyu mu iterambere ryacu. Maboko Empire ni YouTube channel twafunguye twiteze ko abantu bazayikurikira, ariko ntabwo twari twiteze ko muzayikurikira ku muvuduko biriho. Turabibashimiye cyane kandi tuboneraho no kubabwira ko urugendo rukiri rurerure kugira ngo tuzagere kuri byinshi kandi twese dufatanije. Uyu munsi natekereje ko nshobora kuganira namwe, nkabasaba kandi mboneraho n'umwanya mwiza wo kubashimira kugira ngo ibyo tubaha bijye bibanyura kandi tubahereze ibyo mwihitiyemo. Nasanze ari ngombwa ko tuganira, nkabasaba ko mwaduha ibitekerezo, mukaduha inyunganizi ku biganiro dukora kugira ngo tujye tubahereza ibyo mwihitiyemo kandi bibabereye. Dufunguriye channel twari dufite ingingo zigera muri 4 z'ingenzi z'ibyo twifuzaga kubagezaho. Icya mbere cyari ukubagezaho amasomo ashobora kutwungura ubumenyi mu buzima bwa buri munsi, tukigana ibya tekinike cyangwa se iby'ubundi bumenyi busanzwe by'ubumenyi rusange bishobora kudushyigikira cyangwa se bishobora kutwungura. Ikindi twatekerezaga ni uko dushobora kujya tubagezaho amakuru y'ibintu bitandukanye biba bikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko tukareba ibyunguka, tukareba iby'ingenzi bishobora kugirira umunyarwanda akamaro, tukareba ibishobora kugirira akamaro mwe mudukurikira, akaba ari byo tubagezaho. Twatekereje nanone kuba twajya dusura abantu biteje imbere, bihangiye imirimo hirya no hino mu gihugu aho baherereye, tukaganira nabo, tukamenya urugendo rwabo rw'ubuzima, tukamenya ibyo bagezeho, tukamenya babigezeho bate, ese ibibazo bahuye nabyo ni ibihe, babikemuye gute kugira ngo bitabangamira iterambere ryabo. Bakanaduha n'amasomo ashobora kudufasha natwe kwihangira imirimo no kwiteza imbere muri rusange. Tukamenya ni gute bateganya hazaza habo kugira ngo batazasubira inyuma, tukamenya ibyo batangiriyeho bike bari bafite kugira ngo bagere kuri iryo terambere tuzabasangana, ku buryo bishobora kubera isomo, bikanabera igitekerezo cyiza mwe mudukurikira kugira ngo natwe duterane imbere kandi dufatanye muri byose. Twari dufite ikindi gitekerezo cyo gusura abantu hirya no hino. Hari abantu bababaye, hari abantu babayeho mu buzima butari bwiza, twaba twagize icyo tubona tukabafasha, ariko ibyo tubafashishije ntabwo ari igitekerezo cyiza kuba twabishyira kuri kamera, ariko icyo tugamije ni ukubaka sosiyete nyarwanda muri rusange. Nta byinshi dutunze bishobora gutuma twumva ko dufite ubushobozi bwo gufasha buri umwe, ariko nibura bike tukabifashishamo bagenzi bacu. Twagize igitekerezo cyo kujya dusura abamama, abasore, inkumi n'abandi bantu bose biteje imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abantu bacuruza hirya no hino mu dusoko, abantu bihangiye imirimo mito iciriritse, imirimo yo gusudira, imirimo y'ububaji n'indi mirimo yose, gucuruza butike, gucuruza alimentation. Mbese tugasura abantu bose b'ingeri zose kugira ngo tumenye mu iterambere ryabo bakeneye iki, ese urugendo rwabo rwari rumeze gute, ese n'iki bateganya gukora kugira ngo hazaza habo hakomeze kuba heza. Twatekereje kujya dukora ibikorwa bigamije kubaka sosiyete nyarwanda, bigamije gufasha abantu kuba batera imbere, ariko ahanini tukibanda kuri ba bantu bafite
ubuhamya bukomeye. Hari igihe ureba umuntu ariko mu by'ukuri waganira nawe ukumva ni ubuhamya bugenda, ukumva uwo muntu yaguha igitekerezo cy'uko ushobora kwiyubaka no gutera imbere mu buzima, ukumva uwo muntu yaba umusingi w'iterambere ryawe, ariko kuko utarumva ubuhamya bwe ntumumenye neza cyangwa se ngo ubone aho wahera umuganiriza. Rero twatekereje kuganira n'abantu b'ingeri zose, twatekereje kuba twakwegera abantu muri rusange tukaganira. Tumaze iminsi dukora twenyine, ariko ubu ngubu ni wo mwanya, ni nacyo gihe kugira ngo ibiganiro byacu byaguke bigere ku bantu benshi kandi bibagirire akamaro. Rero nifuza ko uwaba afite ikibazo ashobora kumbaza njyewe ubwanjye, uwaba afite ikibazo ashaka kumbaza ku rugendo rwanjye rw'ubuzima kuva amenya ubwenge kugera n'uyu munsi n'ibyo nteganya, uwakwifuza kumbaza mu mibereho yanjye isanzwe ya buri munsi, uwakwifuza kumbaza kuri Maboko Empire, ndahari kubasubiza mwese. Nicyo gitumye nkora iki kiganiro. Icyo nabasaba nuko mwajya muri comment section ukandika ikibazo cyawe niba ari ikibazo, ukandika igitekerezo cyawe niba ari igitekerezo, ukandika inyunganizi ku biganiro byacu niba ari inyunganizi, ndetse waba ufite n'icyo watekereza ko twajya twibandaho mu biganiro byacu bya buri munsi, icyo gitekerezo nacyo ukakiduha kugira ngo ibitekerezo byanyu, ibyo mwihitiyemo, ari byo tubajya tubanyurizaho kuri Maboko Empire. Umwanya ni uwanyu rero, imbere ni heza. Maboko Empire dukomeje gukora, namwe mukomeze kudushyigikira, ariko naho bigeze turabashimiye. Turifuza ko ibintu byatera imbere kurushaho, turifuza ko byaba byiza kurushaho. Rero twese dufatanyirize hamwe guteza imbere Maboko Empire, dufatanyirize hamwe kubaka umuryango nyarwanda, kandi dufatanyirize hamwe gutera imbere. Ibyo twifuzaga kuganiraho nibyo. Namwe hari igitekerezo, hari inyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatubwira muri comment, hanyuma tukabisubiza byose. Ikiganiro nzakora gikurikira iki, nzaba ndi gusubiza ibibazo byose, ibitekerezo n'inyunganizi mwaduhaye muri comment. Iki kiganiro nkikoze kugira ngo ibyo bitekerezo byose n'ibyo bibazo tubikusanyirize hamwe kugira ngo tubashe kugendana neza. Hanyuma ku bijyanye no kwiga, tuzajya dutegura nibura iminsi 2 mu cyumweru, tuganire ku bintu bishobora kuduteza imbere, twigire hamwe utuntu tumwe na tumwe tw'ingenzi biba ngombwa ko ujya gukoresha ahandi hantu kandi ukishyura, kandi wowe ubwawe ushobora kubyikorera ukoresheje telefone yawe cyangwa se computer ku bazifite. Izi telefone dufite zigira akamaro kenshi, ariko usanga ahanini tutabasha kubisobanukirwa no kubikoresha nk'uko bikwiye. Ariko uyu ni umwanya mwiza kuri Maboko Empire wo kugira ngo twigane kandi tubashe gusobanukirwa no gusobanurirana. Ahangaha tuzajya tuhigira uburyo telefone yawe ushobora kuyibyaza umusaruro, uburyo serivisi zimwe na zimwe ujya gusaba ushobora kuzikorera wowe ubwawe. Tuzigana gukora utuntu twinshi tw'ingenzi, twaba udukoresho two mu rugo, byaba ibindi bintu bishobora kutwungura ubumenyi kugira ngo twaguke kurushaho. Tuzaganira n'abantu bafite ubuhamya, tuzaganira n'abantu bihangiye imirimo, tuzaganira n'abantu bateye imbere kugira ngo natwe dukureho ibitekerezo by'uko dushobora kwiteza imbere ahazaza. Tuzasura abantu benshi, ibyiza biri imbere. Nyuma y'iki gihe mugiye kujya mubona ibiganiro twakoranye n'abandi bantu kugira ngo twumve ibitekerezo byabo, twumve imbamutima zabo, mbese kugira ngo twese dutere imbere hamwe muri rusange. Murakoze cyane, ndabashimiye. Icyo nabasaba ni uko mwakomeza kudukurikira, mugakomeza kudukundisha n'abandi kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera ku bantu benshi, kandi aho bigeze ndabashimiye. Mbifurije impera nziza z'umwaka wa 2024. 2024 wari umwaka mwiza, wabaye umwaka w'umugisha kuri bamwe, ariko nk'uko mubizi isi akenshi niyo iduhitiramo uko bigenda. Hari abo bitagenze neza,
ndabasaba kwihangana no gukomera. Hari abo umwaka utahiriye muri rusange, ariko n'abo wahiriye bishimira intsinzi. Abo utahiriye nabo reka twizere ko 2025 hari icyiza kandi gishya ituzaniye. Mukomeze rero kudukurikira umwaka wa 2025, duhindura amateka. Umwaka wa 2025 ubu w'iterambere kuri twese. Umwaka wa 2025 tuwusengere kugira ngo uzaba umugisha. Mwese rero ndabashimiye, dutegereje ibitekerezo byanyu muri comment. Ibibazo byose tuzabisubiza. Ikibazo cyose wumva wifuza kubaza, irekure ukibaze rwose. Hano turi mu rugo, turi kuri Maboko Empire. Ibibazo byose ndabisubiza uko muzagenda mubibaza. Ibitekerezo byanyu n'inyunganizi tubiha agaciro kandi turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.